Ndabasoje nanone nitwa Mwami. Bavandimwe bapene ba Pi Network, ndashaka ko tuganira ku kintu gikomeye cyane kiri kuba muri ecosystem ya Pi Network. Pi Network Testnet Swap is live. Iyi ni intambwe ikomeye igaragaza ko Pi Network itakiri gusa gahunda yo gucukura ku mining, ahubwo iri kwinjira mu rwego rw'imikoreshereze nyayo ya blockchain. Mu myaka ishize benshi muri twe twatangiye nk'abapioneer dukanda buri munsi kuri app ya Pi, dukora mining kuri telefone zacu. Twari twiteze icyerekezo cya Pi Network cyo kubaka ubukungu bwa digital bushingiye ku baturage benshi. Ariko hari abibazaga bati ese iyi Pi izakoreshwa ite? Ese izagira agaciro gashingiye ku ikoreshwa nyaryo? Uyu munsi igisubizo kiragenda gisobanuka kurushaho. Testnet Swap ni iki? Magambo yoroshye ni uburyo bwemerera abakoresha Pi cyangwa kurita muri rusange kugerageza guhanahana tokens cyangwa digital assets hagati yabo hakoreshejwe uburyo bwa Decentralized exchange aribyo DEX, ariko byose bikorwa muri testnet kandi aha ni ahantu ho kugerageza hadashyirwaho amafaranga nyayo. Ibi bituma abantu rero bagerageza bakiga bagakora amakosa, ariko nanone baba bagamije kumenya imikorere ya system ya DEX kuko nta gihombo cya nyacyo bahura nacyo, kubera ko nta mafaranga cyangwa umutungo w'ukuri mu by'ukuri baba barimo gukoresha, ahubwo aba ari umutungo wo muri testnet uba wahawe kugira ngo ugerageze ibyo ugerageza, noneho nawe ubone ubumenyi bwisumbuye mu gukoresha Decentralized exchange. Kuki bari ingenzi? Mu isi ya Web3 na DeFi, swaps ni imwe mu mikorere y'ingenzi. Naho abantu bahererekanya tokens zitandukanye bakinjira muri liquidity pools kandi bagakoresha AMM, automated market maker, aho guhanahana bidakorwa n'abantu babiri bahuye, ahubwo bikorwa n'amasezerano y'ubwenge ariyo twita smart contracts. Muri testnet swap ya Pi, abapioneer bashobora kubanza kugerageza guhanahana tokens mu buryo butekanye. Ibi kandi bibafasha kumva uko swap ikora, uko gas fee zikora, nuko wallets zikorana na decentralized applications, dApps atandukanye ari muri Pi ecosystem. Gusuzuma uburyo liquidity pools zikora. Liquidity pool naho abakoresha Pi bashyira tokens zabo kugira ngo zifasha abandi mu guhanahana agaciro mu buryo bw'amatransaction. Iyo umuntu atanze liquidity ashobora kubona inyungu bitewe n'amafaranga yishyurwa, mu gihe abandi barimo gukora swaps zitandukanye. Abantu bari gukora swap hari utuntu tw'udupusiyeri bashobora guhabwa, bashobora gucibwa. Ibi rero nibyo bigenda bivamo amafaranga ashobora kwishyurwa umuntu wakoze liquidity cyangwa washyizemo amafaranga akoreshwe nka liquidity yo gufuelinga cyangwa yo gufasha DEX gukora neza nta kubura amafaranga igize. Kwigira ku buryo AMM ikora. Aha igiciro cya token ntigishyirwaho n'isoko risanzwe gusa, ahubwo gishingira ku mibare iri muri pool. Iyo token imwe iguzwe cyane, igiciro cyayo kirahinduka bitewe n'imibare ya pool. Gukoresha Pi wallet mu buryo burenze mining. Wallet iba ihindutse igikoresho cyo kwinjira mu isi ya DeFi, aho ushobora kwihuza na dApps, gukora transactions no kugerageza ubundi buryo bushya. Ibi byose byerekana ko Pi Network iri kubaka ecosystem yuzuye. Ntibikiri gusa mine and wait, ubu ni mine, build, test and use. No kumininga, no kubaka, no gutestinga bya bindi birimo kubakwa noneho bikabona ubukoreshwa muri mainnet yenda kujya hagaragara. Hari abatekereza ko testnet atari ingenzi kuko atari amafaranga nyayo, ariko mu by'ukuri testnet niyo musingi wa byose. Iyo udafite ahantu ho kugerageza ushobora gukora amakosa akomeye mu gihe cya mainnet akaba yakubyarira ibihombo by'umutungo wawe. Testnet rero ituma abadeveloper bubaka application zabo, bakazigerageza, bakazikosora mbere yuko zishyirwa ku rwego rw'isi yose. Hatariho testnet mu by'ukuri ntabwo ikintu cyajya cyubakwa ngo kizerwe ko ari ikintu gifite ireme. Testnet iba ari ingenzi kugira ngo ifashe ku mpande zombi. Ifasha network muri rusange gukomera ndetse no kwizerwa,
ariko nanone bayafashije baba developer batse za DApp zabo bakabanza bakazigerageza mu bintu bya testnet bakabona ko zikora, nanone bigafasha aba pioneer cyangwa users bari abagiye gukoresha ya application ya DApp kugira ngo nyine babanze bayikoreshe mbere itarakora, babanze bamenyere system, noneho bazagira igihe cyo kuyikoresha bafite ubumenyi buhagije kandi byose birimo kugenda neza. Kuba developer rero, Testnet Swap ni amahirwe akomeye. Bashobora kubaka dApps zishingiye kuri swaps, kuri staking, kuri liquidity management n'ibindi byinshi. Bashobora kugerageza smart contracts zabo mu buryo bwizewe. Ibi bizatuma ecosystem ya Pi igira application nyinshi kandi zifite umumaro. Kubakoresha Pi bisanzwe, aba pioneer, aba users muri rusange, ni amahirwe yo kwiga. Abantu benshi bumva DeFi nk'ikintu gikomeye kandi kitoroshye, ariko iyo ubonye uburyo bwo kugerageza gukoresha DeFi nta gihombo, ukabona uburyo bwo kwiga udafite impungenge kuri butakaze umutungo wawe, icyambere muri kwa kwiga urabimenya. Iyo umaze kubimenya rero wigira icyizere cyuko n'indi application iteye gutyo wayikoresha kandi mu buryo bwizewe. Rero ibi bituma umenya uko ibintu bikora ku buryo butaha uzabikoresha cyangwa ukaba wanabyigisha undi udategwa kandi ukabikora mu buryo bwizewe. Ibi bizatuma igihe mainnet rero gizafungurirwa ku mugaragaro, abapioneer bazaba bafite ubumenyi busobanutse, bazaba baramaze gusobanukirwa neza uko DEX ikora nuko ama application akora, amakosa bazaba baramaze kuyiga, bazi uburyo bayakosora. Ariko n'abatazaba barabyize batabiboneye umwanya, nicyo community beraho. Hari imbuga nyinshi nk'iza YouTube, hari ama platform menshi, ndetse na mugenzi wawe wizeye azaba ashobora kugufasha mu bikorwa bimwe gusa. Nkuko Pi team yabivuze, yakanguriye aba developer gukora ama DApp yoroheye aba pioneer gukoresha, kuko bashaka ko aba pioneer mu ngeri zose waba ufite ubumenyi buhambaye bwa technique, waba uzi iby'ikoranabuhanga, ndetse na wa wundi udasobanutse cyane, utazi ibintu bya technology ndetse n'ikoranabuhanga rya Web3 na blockchain, ariko mbese iyo app izaba yarubatswe n'umudeveloper ikazabimworohereza kuyikoresha, gusaba service, kodaringa igicuruzwa mu buryo mbese bworoshye. Testnet today, mainnet tomorrow, global utility ahead. Uyu munsi turi muri testnet, ejo ni mainnet, kandi mainnet niyo izatuma cyane cyane iyi Pi iba globally adopted by many companies all over the world. Aya magambo rero si slogan gusa, ntabwo ari tubyiniro gusa, ahubwo ni icyerekezo. Iyo ecosystem imaze kugira swap, liquidity pools, wallet ikorana na dApps, aba ari intambwe igana ku isoko mpuzamahanga. Nibwo Pi ishobora gukoreshwa mu kugura no kugurisha service, mu kwishyurana no mu kubaka ubucuruzi bushingiye kuri blockchain. Ariko nanone tugomba kubyumva neza, ibi ni igerageza, ntitugomba kubifata nk'isoko nyaryo cyangwa ngo dutangire gutanga amafaranga dushingiye ku byitezwe gusa. Oya, Testnet ubwayo ni ishuri, niho twigira, niho ugomba kwigira, niho ngiye ngomba kwigira, niho nk'umuryango ugomba kwigira, ni naho aba developer bagomba kugerageza apps zabo mbere yuko zemerwa zinatangira gukoreshwa muri rusange, kubera ko nta app yajya hanze itaciye cyambere muri abanza idea, igitekerezo cyambere cy'umudeveloper akaza build akubaka cya kintu, yamaze kucyubaka rero aragitestinga, yamara kugitestinga akagishakira ibikorwa remezo byose na service atangira akayishyiraho, noneho kikaba cyajya live, abantu bagatangira kugikoresha. Ikindi kintu cy'ingenzi rero ni umutekano. Mu gihe dukoresha wallets na swaps, tugomba kurinda private keys zacu, tugasangiza amakuru y'ibanga, ntitwihutire kwizera links zose tubonye. Ecosystem ikura ni nziza kuko nyine izana impinduka, ariko nanone n'abashaka kuyikoresha, nabi baba bahari bategereje icyuho
iyo rero bakonyeho icyuho ibyawe utabicunze neza barakwiba. Umutekano rero ni inshingano ya buri mu pioneer, kumva ko ari inshingano zawe kurinda umutungo wawe, kuko ibiri kumayininga ni ibyawe, ntabwo ari iby'undi muntu, oya ni ibyawe. Hari kandi uruhare rw'abaturage. Pi network yubakiye ku bantu benshi. Abantu benshi bakoresha Testnet Swap bagatanga feedback, bakavuga ibitagenda neza, ecosystem irushaho gukomera no gukura. Feedback yawe yanjye ishobora gufasha gukosora bug cyangwa ibintu bitarimo kugenda neza nka trafficking muri DAB, kongera feature igihe feature itameze neza bakayinoza, cyangwa se kunoza user experience ku buryo uwari wese abikoresha iyo DAP mu buryo bumworoheye. Rero gutanga feedback ni byiza kuko bifasha gukosora ibyo byose, ariko nanone ntabwo watanga feedback utagerageje, utagiye muri testnet ngo urebe imikorere ya DAP zirimo muri rusange. Mu buryo bwagutse rero, ibi ni igice cy'impinduramatwara ya Web3. Web3 ishyira imbaraga mu baturage aho kuzishyira ku bigo bikomeye gusa. Iyo ukoresha swap ya Decentralized, uba ukoresha system idashingiye kuri banki imwe cyangwa ku kigo kimwe, kandi uba ukoresha smart contracts zikorera mu mucyo kuri blockchain. Wakwibaza uti ese ibi bivuze ko Pi network igeze ku musozo w'urugendo rwayo? Igisubizo ni oya. Ariko igisubizo ntikiguca intege ngo wumve ko tuzategereza kugeza igihe tutazoya, ahubwo ibi ubwabyo ni intangiriro y'icyiciro gishya. Mining ari icyiciro cyo gukusanya umuryango kugira ngo nyine abapioneer bagwire. Testnet rero ni icyiciro cyo kubaka no kugerageza. Mainnet ifunguye dutegereje neza izaba icyiciro cyo gukoreshwa ku rwego rw'isi. Twatangiye tumininga gusa, ibintu bya Testnet ntibyari bihari, ibintu byo kubaka ama app ntabwo byari bihari, ariko ibyo byose birahari ubu ngubu, kandi ama Testnet turabona ko amaze kujya ku rwego rwiza. So ejo cyangwa ejo bundi dushobora kubona mainnet Pi kwa team yikubita hasi rwose, tukongera tukaryoha. Buri mu pioneer rero agomba kwibaza ati ese ndi gukoresha aya mahirwe twahawe? Ese ndimo ndiga? Ese ndimo ndamenya? Iyo tuvuze kwiga abantu ntabwo babiha agaciro kubera ko bumva ko Pi ari projet yahombye. Yahombye gute se? Aribwo igiye kujya ku isoko. Ntabwo umuntu yahomba atarajya ku isoko, sibyo? Kandi ku isoko abakiriya barahari. Ahubwo ibaza uti ese ndi gukoresha amahirwe nahawe? Ese niba mfite igitekerezo naba ndimo kubaka app, ko app studio twayihawe kandi ikora kandi neza. Ese niba ufite amafaranga wajya no hanze ukakubakisha app, ufite ubumenyi wakoresha AI. Hari amatools atandukanye AI yakubakisha website ku buntu kandi mu buryo bukora, ku buryo ushobora kwicara hamwe nk'amasaha 7 ukava, cyangwa se n'ubwo wabikora iminsi itandukanye iyo web yawe ukayubaka kandi ukoresha AI. Ibi ni ibintu rero tuba tugomba kubanza gutekereza. Ntituzamininga gusa ngo tegereze kugurisha no kugura imitungo. Ni byiza ariko mininga, ibyo ya mininze ariko bigufashe ahubwo kubyongera agaciro. Rero ibaza niba urimo kwiga koko kuba wakoresha swap by'ukuri. Wibaza uti ese ndi gutanga feedback kandi ko wanabitanogeye ndimo ndabitanga ndabigaragaza. Niba ushaka rero kuba igice cyazaza ubukungu bwa digital, ni ngombwa kuba active muri iyi projet ya Pi network. Ibi si iby'inyungu z'ako kanya gusa, ahubwo ni iby'igihe kirekire. Ecosystem yubakwa buhoro buhoro, intambwe ku yindi, batestinga bareba ko buri kimwe kimeze neza. Ntabwo bihuta ngo ibintu byose bahite bashyira hanze usanga birimo amakosa, ibintu bizabe flop oya. Uyu munsi ni Testnet Swap, ejo hashobora kuzaba hari staking yuzuye cyangwa lending cyangwa NFT marketplaces n'ibindi byinshi. So projet ni ngari kandi tuzayibonamo ibintu byinshi. Iyo turebye ku rwego rw'isi rero, decentralized exchanges zabaye ingenzi cyane mu isi ya crypto. Kuba Pi nayo iri kubaka uburyo bwayo ni ikimenyetso cy'uko ishaka kuba ecosystem yigenga kandi yuzuye. Muri make, Testnet Swap igaragaza ko Pi network iri kuva mu magambo ndetse ikaba irimo gushyira buri kimwe cyose imaze imyaka 7 yubaka mu bikorwa.
rero iyi ni blockchain kandi ikomeye. Iyi ni blockchain utility iri kubakwa imbere y'amaso yacu, turimo kubyibonera. Cyetse umuntu udasura Pi ecosystem, cyetse umuntu udakurikira updates zitandukanye za Pi network. Niba iyi update heruka yejo hashize twarimo dushishikarizwa gukora 2FA authentication ku bantu batayikoze, akaba ariyo mpamvu batarimo kubona migration. So ni ibintu rero biri kutwereka buri kimwe cyose, biri kutwereka ko first of all Pi core team is active kandi is communicating effectively. So twebwe icyo tugomba gukora ni ukubahiriza biriya byose dusabwa na Pi core team. Niba rero turatangira kugerageza swap, ushaka umwanya injira muri Pi wallet yawe, rero uburyo bikorwa, soma amabwiriza, wige buhoro buhoro. Niba uramaze kuyikoresha rero tekereza ku buryo ushobora gufasha n'abandi bantu batumva ibyo ari byo, batumva ibiganiro cyangwa se banabyumva ugasanga nta mwanya babihaye kandi byakabaye bibafasha. Ejo hazaza ha Pi hazashingira ku buryo tw'abapioneer twitabiriye umushinga. Ecosystem ikura kubera participation y'abayigize. Testnet today, mainnet tomorrow, global utility ahead. Ese wowe uri kugerageza swap? Niba uri active muri ecosystem ya Pi network, shyira like kuri iyi video kandi ukomeze kuba igice cy'impinduka. Niba kandi ubimenye ubu, nawe wa liking iyi video kuko iguhaye amakuru. Murakoze cyane, twese hamwe intambwe ku yindi turimo kubaka ejo hazaza ha decentralized future.